murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe urimo gucikwa. Mu minsi ishize inshuti yanjye yambwiye ko igiye kugura imodoka kugira ngo igire ubwisanzure cyane cyane ku kijyanye na transport. Yambwiraga ko gutegereza bisi bimufata umwanya munini cyane kuri arete cyangwa se muri gare, kandi ko yigeze no gukora impanuka ya moto. Kuva icyo gihe akaba agira ubwoba bwo gukoresha transport ya moto. Kubera ko ari ubwa mbere agiye kwitunga, yangishaga inama kugira ngo yumve n'ibizamufasha, atari no kumukemura ikibazo cya transport gusa, ko yanamufasha mu iterambere. Nahise mubaza, ese uzayikoresha taxi voiture? Yansubije ati oya, ambwira ko azajya yigendamo wenyine ndetse n'umuryango we, kandi ko izamworohereza kujya ajyana abana ku ishuri. Mu bisubizo yampaye nabuzemo igisubizo kirimo uko izajya imwinjiriza. Byatumye mubaza, ese iterambere wambwiraga rizaza gute kandi nta kijyanye n'uko izakwinjiriza mu bisubizo wampaye? Yahise ambwira ko akazi akora katamwemerera gukora taxi voiture, kandi ko nta n'umuntu yapfa kugirira icyizere ku buryo yayimuha akayikoresha taxi voiture none akajya amuveresa amafaranga. Ubwo nibwo numvise neza icyo ayishakira, niyo kumutwara ndetse igatwara n'umuryango gusa, nta kindi kintu izakora. Ese iyi modoka agiye kugura izamuteza imbere cyangwa izamusubiza inyuma? Ku ruhande rumwe hari ibyo izamufasha, ahanini bishingiye ku bwisanzure ku kijyanye na transport, kuko azajya ajya aho ashaka igihe ashakiye, kandi nta nkeke azongera kubaho ategereje bisi. Ikindi, hari icyubahiro kiziyongera ku cyo yari asanganwe, kandi azatabara inshuti n'abavandimwe mu gihe bakeneye transport bitunguranye ndetse no mu bihe bisanzwe, kandi n'abana be bazishimira kujya batwarwa na papa wabo ku ishuri. Ibi bintu byose si byiza se? Ni byiza rwose, nta n'umuntu utabyifuza, cyane cyane ko gutunga imodoka biba mu nzozi z'abantu hafi ya twese, kuva ku bana bato kugeza ku basaza. N'abazifite baba bifuza izisumbuye ku zo batunze. Ese mu by'ukuri iyo itunze ko hari ibyo ikemura, ariko se nta bindi bibazo iteza ahanini bishingiye ku iterambere? Ibi nibyo byatumye mpatitira iki kiganiro vuga nti, niba ushaka iterambere ukaba utinjiza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ntugatunge imodoka utazabyaza amafaranga. Ni naho nahereye ngira inama inshuti yanjye, kandi yahavanye umwanzuro wamufashije guhitamo icyo agomba gukora. Ndavuga hagati yo kuyigura cyangwa se kuyireka, agendeye ku byo yinjiza. Mureke turebere hamwe ibintu bibiri by'ingenzi nagendeyeho mugira inama. Icya mbere ni principe igenderwaho mu kugena imishahara y'abakozi. Iyo ibigo biri kugena imishahara y'abakozi nk'inaha muri Afurika, mwibuke ko hari byinshi badaha agaciro cyangwa se bakabyirengagiza nkana kubera ubushobozi buto bw'ibigo dukoramo cyangwa se dukorera. Ariko nko mu bihugu by'iburengerazuba bw'isi, ndavuga i Burayi cyangwa se muri Amerika, cyangwa se ibindi bihugu bibarirwa mu bihugu biteye imbere, ari byo bita developed countries, iyo bagena umushahara w'umukozi niyo waba ari umuto ushoboka, ari byo bita minimum wage, bikorwa mu buryo bukurikira. Icya mbere, babara ko inzu ubamo iza gutwara hagati ya 25% kugeza kuri 35% by'umushahara. Icya kabiri, imyambaro ko iza gutwara 2 kugeza kuri 5%. Icya gatatu, kwivuza ko biza gutwara hagati ya 5 kugeza ku 10%. Icya kane, bateganya ko ibindi bintu ukenera by'ingenzi mu buzima ndetse n'imyidagaduro bigutwara hagati ya 15 na 30%. Icya gatandatu, assurance cyangwa se ubwishingizi ko bitwara hagati y'10 kugeza kuri 20%. Ubwishingizi tuvuze hano si ubw'imodoka, ahubwo ni ubwo kwivuza wowe n'abawe. Icya karindwi, ubufasha utanga ufasha abandi bantu bubarirwa hagati y'10 na 15%. Icya munane, ko ibyo kurya bibarirwa hagati y'10 na 15%. Icya cyenda, ko transport ibarirwa hagati y'10 na 15%. Icya cumi, ko uba ugomba kuzigama hagati y'10 na 15%. Transport situbonye ko igenerwa hagati y'10 na 15% by'umushahara? Yego nibyo, ndakeka na hano mu Rwanda ugendeye ku mushahara uhembwa ariko byakabaye bimeze. Mu ngingo ya mbere turebeye hamwe umushahara ndetse n'ibyo ubuteganyirijwe. Mu ngingo ya kabiri tugiye kurebera hamwe consommation y'imodoka, biratuma wowe ugiye kuyigura cyangwa uteganya kuyigura umenya pourcentage y'umushahara wawe izatwara, urebe niba ibisigaye byose nkenerwa mu buzima uzabasha kubikora neza ugakomeza gutera imbere nk'uko bisanzwe. Icya mbere, ikigereranyo cy'abafite imodoka mu mujyi wa Kigali usanga nibura bakora ibirometero 40 ku munsi. Iyo ni circulation locale. Urwo rugendo ku modoka ntinywa neza, ndavuga ikonsoma mu rugero ruhwanye n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni fuel cyangwa se essence gusa. Ubwo mu minsi 30 ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda biragenda
kuri fuel gusa cyangwa se essence. Icya kabiri, assurance cyangwa se ubwishingizi bw'imodoka. Mu Rwanda assurance yoroheje ndavuga itari to risk ku modoka ntidakora business ingana n'ibihumbi 105 ku mwaka. Bisobanure ko assurance gutwara ibihumbi 8750 ku kwezi. Icya gatatu, amapine. Ugereranyije usanga buri mwaka uba ugomba gusimbuza amapine y'imodoka yawe. Uyu munsi ipine imwe y'imodoka ihagaze ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni ipine y'ivatiri nto. Ubwo amapine ane agutwara ibihumbi 200 ku mwaka. Ubwo bisobanure ko wagateganyije ibihumbi 17 buri kwezi ku kijyanye n'amapine. Icya kane, controle technique y'imodoka. Buri mwaka imodoka ntidakora business ya transport ijya muri controle technique inshuro imwe. Kugukorera checking bwa mbere bakagusaba ibyo ukosora ukagaruka biba bihagaze ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo wagateganyije ibihumbi 2500 buri kwezi bijyana na controle technique. Icya gatanu, maintenance y'imodoka. Iyo tuvuze maintenance y'imodoka tubara amafaranga agenda kuri pièce de rechange, ukongera ayo wishyura igaraje cyangwa se abakanishi. Twifashishije urubuga wa eshatu.carage.com. Aba ni abakurikirana umunsi ku munsi bijyanye n'imodoka z'ubwoko bwose. Tugafata urugero ku modoka ya Toyota yo mu bwoko bwa Corolla, dore ko ari imwe mu zigira maintenance ihendutse cyane. Bavuga ko ikiva mu ruganda igiciro cya maintenance yayo iba ari 0. Mu myaka 5 bakavuga ko maintenance biri gutwara amadolari 313. Mu myaka 12 ivuye mu ruganda maintenance yayo ikaba iri gutwara amadolari 885. Ibi byose twagendeye ku modoka itarenze ibirometero 40 by'urugendo ku munsi. Ese imodoka nto yo mu bwoko bwa Corolla imaze imyaka 12 ikozwe, ubwo ni yakozwe ryari? Ni Toyota Corolla version ya 2009. Dufashe nk'urugero kuko ariyo yaguhendukira ku kijyanye no kwigura ndetse na maintenance, kandi ntikonsoma na fuel nyinshi. Amadolari 885 tuyavunje mu manyarwanda ni ibihumbi 850 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya ngaya agenda kuri maintenance gusa mu gihe cy'umwaka. Gusa ya n'igiciro cy'amapine twabaze hejuru kiba kirimo. Kari menshi, reka tuyirengagize twibarira ibyacu. Inasi muri Afurika se? Ntituba dushaka ko maintenance duhenda, ariyo mpamvu imodoka zacu zisaza vuba. Kumena amavuta ya moteri inshuro imwe mu mezi 2 bitwara ibihumbi 20. Ubwo buri kwezi wagateganyije ibihumbi 10 ku kijyanye no kumena amavuta ya moteri. Bateri ukayigura ibihumbi 60 inshuro imwe mu mwaka, ubwo igutwara ibihumbi 5 buri kwezi. Izindi pièces de rechange tuzibarira ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Ubwo buri kwezi ukwiye guteganya ibihumbi 12,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Main d'œuvre ya maintenance cyangwa se garage bitwara ibihumbi 100 ku mwaka. Bisobanure ko buri kwezi uba ugomba kuzigama nibura ibihumbi 8,500. Ayo akagendera muri main d'œuvre gusa. Gusimbuza irange tuvuge ko uzabikora inshuro imwe mu myaka 5. Igiciro cyabyo tuvuge ko ari ibihumbi 300. Ubwo buri kwezi ukwiye kuzigama nibura ibihumbi 5 kuri iyo service. Ese maintenance dushatse sitwarekeraho? Icya gatandatu, isuku y'imodoka. Niwe uyijyana kuyogesha mu kinamba inshuro imwe mu cyumweru. Kuyoza mu buryo bworoheje mu kinamba giciriritse baguca ibihumbi 4. Ubwo isuku yayo izajya igutwara ibihumbi 16 buri kwezi. Icya karindwi, parking. Iyo ubaze muri rusange usanga igiciro cya parking gihagarara ibihumbi 5 ku kwezi. Icya munane, amande cyangwa se traffic fines. Ku kigereranyo umushoferi utwara neza mu muhanda acibwa amande nibura y'ibihumbi 30 buri mwaka. Bisobanure ko wagateganyije ibihumbi 2500 buri kwezi ku bijyanye na traffic fines. Aya mvuze ni make, ni na make cyane. Abahora mu muhanda batwaye barabizi neza. Icya 9, iyo utuye ahantu utizeye umutekano wayo ni byiza gushaka umuzamu nawe akagutwara ibihumbi 20 ku kwezi. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, gutakaza agaciro cyangwa se depreciation. Ivuga ko imodoka itakaza agaciro buri mwaka. Twifashishije urubuga rwa carage.com rugaragaza ko imodoka yo mu bwoko bwa Corolla imaze imyaka 10 ikozwe, ibiri gutakaza agaciro ka 3.9%. Iriya twafatiyeho urugero yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2009. Iyo uyiguze nka occasion y'inyaburayi ibihagaze ibihumbi 7 by'idolari cyangwa se amanyarwanda miliyoni 7. Niba buri mwaka itakaza agaciro ka 3.9%, ubwira gutakaza ngahe buri mwaka ni ibihumbi 210. Bisobanure ko uyihombaho nibura ibihumbi 17,500 buri kwezi. Impamvu mbaza aya mafaranga nuko nayo uzayatakaza. Iba abagura imodoka bakazikoresha imyaka runaka barangiza bakazigurisha babizi neza. Ese ibi byose tubaze dépenses z'ukwezi zihagaze gute? Reka tubiteranye. Yose hamwe n'amafaranga ibihumbi 280 na 250 by'amafaranga y'u Rwanda.
kubera ko amezi atanganya depense n'abazitunze ntibazi ko batakaza aya mafaranga ku buryo babajije ufite amafaranga imodoka igutwara ku kwezi nangahe batapfa kubimenya. Akaba ariyo mpamvu abatinjiza amafaranga menshi batunze imodoka bahora bibaza impamvu bahorana ubukene cyangwa se ibibazo by'amafaranga. Ese ko twasanze ko transport yakagutwaye hagati y'10 na 15% by'umushahara wawe, ubwo amafaranga ukwiye kwinjiza buri kwezi kugira ngo yemererwe gutunga imodoka yakabaye amafaranga angahe? Reka yenda tubarere kuri 25% by'ayo winjiza mu gihe hari ibindi bigomwe ariko gatunga imodoka. Ibihumbi 280 na 250 niyo ahwanye na 25%. Ubwo 100% ariyo mafaranga ukwiye kuba winjiza yakabaye miliyoni 1,120 by'amafaranga y'u Rwanda. Winjiza ya nta kintu kinini byabangamira ku mibereho yawe cyangwa izindi projet zawe. Ese wowe ku kwezi winjiza ngahe? Niba winjiza make kuri aya, itonde ntuhubukire kugura imodoka, kereka niba uzayikoresha mu zindi serivisi ikakwinjiriza mu bundi buryo. Niba atari ibyo uzajya usubira inyuma buhoro buhoro. Uyoberwa impamvu usubira inyuma mu iterambere kandi ari kubera depense z'imodoka zitajyanye n'ubushobozi bwawe. Niyo mpamvu iyi video twayise ngo niba utinjiza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi ntabwo wemerewe kugura imodoka. Niba ukiyubaka ukaba ushaka gutera imbere no kwigomwa kugura imodoka igihe kitaragera ni kimwe mu bintu by'ingenzi. Mu gitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad cy'umunyamerika bita Robert Kiyosaki bagira inama abashaka gutera imbere bavuga ko ugomba kubaho munsi y'ubushobozi bwawe. Ariho bagera bakavuga ngo if you need to be successful you have to live below your means. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twarebeye hamwe ibintu 10 by'ingenzi nka depense z'ibanze z'imodoka kugira ngo niba uyifite cyangwa se ushaka kuyitunga tugufashe kumenya niba uri ku rwego rwayo, kubera ko abakunzi bacu mwese tubifuriza gutera imbere mu buzima. Niba hari ibindi twibagiwe mwabishyira hasi muri comment nabyo tukazabikorera icyegeranyo. Iki kiganiro niba cyagufashije kandi ukabona hari bagenzi bawe cyafasha, kora like kandi ukibasangiza ukora share. Tukaba dukomeje dushimira cyane abakoze subscribe kandi n'abatarayikora ni karibu mureba hasi ku ibara ry'umutuku handitse subscribe, mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu bambere. Natwe dukomeje kubategurira ibyegeranyo byabafasha mu buzima. Murakoze cyane naho utaha, Imana ibarinde.